igiti kigororwa kiri gito sibyo yewe ntago byakunze kungororwa nkiri muto kubera ko nabyawe n'ababyeyi babiri papa no mu Burundi papa no umunyarwanda mama akaba umurundi ariko bitewe n'ibibazo bagiranye byo kutumvikana baratandukanye njye mu buzima bw'uwandi ntogorwa n'umutinganyi barashwanye barashwanye yezemerezaho nyene kuko urabizi umaze iminsi urwaye nawe waranyibwiriye no itako ry'akabuno ngo ryanze gusubira kurindi nuko wambwe urarwaye naramuna wambwa maze kayose karagira ngo tujye gukora ikiganiro kwa Patrick ntime atereka reka akabuno kabyanze oya yagushizemo rwose burya no mu batinganya harimo n'indwara bita imitezi y'imbwa habamo n'imitezi y'imbwa nambe ko iriya ndwara y'imitezi abantu benshi barabizi ko ari indwara zikunze kuba mu mibonano umuryango wacu ntabwo tworoye ntabwo mubona witabago ngo hano umutinga turatingana bayita we ariko rero ibyo byabaye ariko kubwira uyagarangira ati ngewe n'ubusore bwanyu uriya musenza bwo ngo yaranize nese ubu yago ntabwo musaba imbabazi yago namusabye imbabazi ariko yaranazimpaye na n'isaka cyazimusaba nibyo byawe bavuga ati mva mu byaha ubuzimu bw'ibuntu none se abastari wenda waba warabeshyeye baba ari nkabahe cyangwa se abo mwaba mwarabikoze baba ari nkabahe hari abo twabikoze bazwi bari kogeza umupira muri no minsi cyane wa Rayon Sport barimo barabogeza neza cyane nese uri gufana Rayon Sport cyatane ubwo ndumukara hose kwiki nese ko mbona wambaye nk'igikoni nuko baragusenga twambaye twikwije ukomoje mu gusenga ndavuga uti ntago twahita twirukanka ngo turenga aho hantu hari abantu benshi abapasiteri barimo barashyirwa imbere y'inkiko buretse mbere yo kwinjira mu kiganiro buretse bijyanye nanjye ntangabona ingi kandi nubaha Imana buretse banza uvuge izina ryawe Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari ibyo nkwiriye gukora wandamije amaboko yawe ntiwigeze Mana uneza abantu wandamije amaboko yawe ntiwigeze Mana uneza abantu Yesu nashi natwe twese bo mu izina rya Jehova nongeye kugusenga uyu munsi umpera umugisha abantu bose batuye ku isi hirya no hino mu bihugu byo hanze umpera umugisha Mana wo gukundwa n'abantu bose warandokoye Mana n'impamvu y'imwe wa Satani rwose Mana warakoze cyane rwose umugisha abantu bose bankunda n'abanyanga bose nabo ntago aribona imwe wa Satani nari umutinganya ariko Mana warambohoye wakoze igitangaza ku buryo buri muntu wese yakwibaza Imana ni muntu ki ariko kuko Mana uri igitangaza uri igikomangoma uzahora uri igikomangoma ntawagusimbura Mana koko niwe umpumuka muhumeka buri munsi nawe muntu ukiza abarwayi nawe muntu utanga ubukire bigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Ni Kayusi nkuko mubizi Pastor Kayusi erega Kayusi Kayusi mumuza ari umutinganya Yesu bushize dukurikira gusa namukubise nanjye urabizi namukubise inkoni zimunuka oya reka mbwire namubise inkoni sinawe wenyene niba uzi ukuntu ubutinganyi bwamunukagaho nk'uko indangamirwa banuko burangamirwa niko Kayusi namukubise inkoni zimunuka ayi noneho uwo bita niyo Patrick aravuga ati uriya mwana uwo bita niyo Patrick aravuga ati Kayusi njya numva inkoni ko zigiye kuzamwica uno muhamya turi gutanga nyine ati umuntu numva ngo ni Satani kuba bantu bose baba ku isi ntawe numva witwa Satani ndumva umwana we Herodi uwo muntu witwa Satani warihisemo n'uwe aramugendera niyo Patrick aramubona arafasha mu gakiza amusengera amwambika no kositimu mureba amwigisha ijambo ry'Imana urumva amukubise ariko zimunuka oya ariko reka nkubwire impamvu yabiteye Imana ni seriyo yewe impamvu ya mbere yabiteye uyu nguyu yarangiriye inama ishuri n'urubyiruko yarangiriye inama nyinshi n'urubyiruko kandi baracyariho none areba urubyiruko umwana w'umusore ningana kwa rubanda ya Kayusi afite imyaka 29 ni 29 wingira umwana nagereranyije ako ananzaraga yego ariko nubwo ubuki abakiri mikere imyaka 29 buri urubyiruko cyane urumva none ugatangira ukambara papa ku muhanda nk'umuntu wagiye mu mihango urumva ugatangira ukiyambika ubusa kandi igihugu kigukeneye cyane ubwo rero nakubise simunuka noneho
baravuga sura mukecuru ko atajyaga arwana umuntu yakubise bahita baza kumushaka nyine ariko mwarubyiruko nzabakubitera nka mwumve neza ubona kubise uko ari bagusangira agaragara neza ubona ko ikintu nashimira abanyarwanda ikintu nashimira mama Pampe yangira inama inshuro nyinshi ya nanze kuzumva niyo mpamvu yankubitaga sinayo wenyine n'abandi bagiye bankubita abantu bagiye bangira inama ni benshi hari Inzovu hari Yakamwana hari Kanyombya ndetse hari na mama Pampe sibyo ni benshi bagiye bangira inama ndetse murana n'abakristo basenga kuko naramucaye mujyana kwa mbere cyo urumva natinganaga naramwetse ngo simbeshye namwe ni mujyana mu basore akabona ubwiza bw'abasore akabona abakobwa beza batereta cyangwa bicanye nabo wenda reka ubutinganye sinakujyanyeyo cyane rwose baranje barangatuma papa uno muhungu ntabwo mutinganye ntabwo tumwerekana kuri kamera yacu cyane kubeke bamukaseho ati ari mu butinganye ntabwo twakorana nabo cyane nkayego nkanjye kamera yanjye igaragara umutinganye unaryamanye nawe angatuma papa nahise murembuza ngo n'inyicara hande nyine hano imbere ya kamera wigane n'abandi basore urebe ubwiza bw'abasore twarajyanye pe hari aho yaratuye mu Kiyovu kuko urumva yakunze gushyira mu majwi umuntu bita Dumba cyane ese koko Dumba bira byose wavugaga byabaga ari ukubeshya byabaga ari ukuri tubwire ese izina ryiwe nta kintu ryaba ryarangiritseho ya Dumba urebye atarajya muri Kenya ya twari tuziranye bisanzwe ariko mu buryo bwo kumukwashinga mukunda mbihuza n'ubutinganye mbihuza n'urukundo rwanjye sibyo bwabaga ari uburyo bwo kugira ngo nifuze mu nzozi zanjye byabaga ari irari byabaga ari irari ryo kuba nakunda umuntu ariko nawe uburyo bwo kunyegiserera kugira ngo bikunde nawe ko anyitayeho yahoraga postinga buri munsi yahoraga mbese anyandikira umusite muhungu wanjye nanjye ngisanga mu rukundo kubera ko bitewe n'ukuntu namukundaga nanjye nahoraga mwamamaza mvuga ati ko Dumba ari sheri wanjye mu by'ukuri no kukabuno ntarabona niba unakirirwa mu gishukuri yego ntarabona no kukabuno ke rwose muheruka rondi muto cyane ubwo navaga i Burundi ankaza hano mu Rwanda so ndagira ngo umurize ibi bintu uko ari bibiri umurize ese abahungu bari mu rutinganye ubu ngubu ese bo baba barabyisanzemo gute ese kuri wowe wabyisanzemo gute ubihuze nuko ubu ngubu umeze ugerageze nyine ugira inama abo bisanga mu butinganye bakibirimo n'abakiri kuba yasize yera kuba wasize babwira ati kuko hari nabo wasigiye usiga bishe hari nabo nasanzemo bakina birimo hari nabo wasanzemo hari n'abakijwe kandi kubera kurabizi ufite n'ubuhamya bwinshi bw'uburyo binje muri ibyo bintu bagira inama urubyiruko rusanga muri ibyo bintu cyangwa se rutangira ruri muri ibyo bintu nyuma bikanga kubireka cyangwa se ababireka ukuntu muba mumerewe ugira inama abo bakibirimo banabivamo sinzi ukuntu wewe uri bubihuze nyine ariko uduhuriza ibyo bintu iyo shusho urakoze cyane bajya bavuga ngo igiti kigororwa kirigito sibyo yewe ntabwo byakunze kungororwa nkiri muto kubera ko nabyawe n'ababyeyi babiri papa no mu Burundi papa no umunyarwanda mama akaba umurundi ariko bitewe n'ibibazo bagiranye byo kutumvikana baratandukanye njye mu buzima bw'uwandi ntogorwa n'umutinganyi inshuti yakirwa barashwanye ngezemerezaho nyene kuko burya abatinganyi bagira n'ibiki Burundi no guce buryo bwa cyangwa wakomeje mu Rwanda ntabwo byari gukunda kunkurikirana ntabwo byari gukunda abahungu bakurikira abanye ntabwo byari gukunda kunkomerezaho mama ari cyangwa papa ari ntabwo nari nzaho bari n'icyerekezo cyabo ariko urebye hari abantu bajya mu butinganyi bibaza ngo harimo amaro nk'uko bijya bivugwa bavuga ko ngo mu butinganyi ngo harimo ubukire hari n'abandi bavuga ngo ubutinganyi ngo nicyo kintu kiryoha cyambere ku isi kibaho ngo wowe wumvise bimeze biti utavuze ngo abandi ye nakubeshya najyaga njya mu bwiherero nkerera amaraso ingaruka nagize na n'ubu ngubu ndacyazicuza pe yego ingaruka nagize na n'isanda zacyabyicuza ndetse uvuga ngo rero uretse ko abatinganyi ku bwanjye n'amoko atatu hari ababijyamo barabivukanye ari ikintu bita hormone hari n'ababijyamo nkabayige ariko ngo mwararyamana kakava ngo baturaga no gusurira abaturanyi umukobwa n'umuhungu ubundi kuki abatinganyi batabafunga impamvu batabafunga nuko nta tegeko rihari nta batwara ngo bigaragare ko nta tegeko rero ribyemera urebye birasebetse babuze kuremera ariko urebye abenshi babikora bihishe niba rero abatinganyi ari amoko atatu hari abantu babivukanye
hakaba babijyamo ari ingeso hakana babijyamo bagira ngo bumve uko bimeze kandi mu butinganyi iyo wabigiyemo imwe gatonya ugakandagira mu ruzi rwita ikiziba atayari bitabira urutwamo icyambe cyo bagusiga ibiti ihura n'ubwonko ku buryo wiyumva igitsina gabo gusa ya hari n'ibindi bintu by'amadroge banywa kugira ngo bikunde batingane bakanakomeretsanya ku buryo n'amagufa bayatanya n'imitsi bakayitanya bakagupanura rwose ibi tuvuga no buhamya ntabwo no gufite Imana ariko ntabwo uranakira neza yemeretse ko umuntu ambwateka n'ubundi kasara arwaye kandi urabizi umaze iminsi urwaye nawe waranyibwiriye no itako ry'akabuno ngo ryanze gusubira ku rindi nuko wamwangura rwaye nari umuntu yambwa maze kayose karagira ngo tujye gukora ikiganiro kwa Patrick atereka reka akabuno kabyanze oya ahubwo wowe mbisi nabye ndwaye malaria ariko nakize imiti yo ihuza umubiri wanjye kwegerana bitewe nuko nyene bari baranyangirije bitewe n'abatinganyi nagiye mpura nabo mu buzima bwanjye wenda ubuhamya bw'imbitse tuzabutanga ubutaha ariko turabihushuraho ducyo tukomeza ariko bitewe ngewe n'ingaruka nagize zabyo kugeza n'isanda cyabyishisa nubwo nakijijwe hakaba hari abandi batinganyi bakingendaho bashaka kubinsubizamwo ariko ubu narakijijwe oya mu izina rya Yesu bavuye reka bamubwira tugira rubyiruko inama nagara abahungu batingana gusa n'abagore b'abaresibiyeri n'abagore basigaye bavuga ngo ari umugabo akavuga ati wowe ntabwo ushoboye guhaha ntushobora kugura igitenge ntushobora kwishyura inzu nk'ugwaye faka nk'usabana n'umukobwa mugenzi wanjye uya ndi umuntu baribwo ntuje baribwo njye n'abakobwa mu kuko dukora iki atanaza badutsinze cyane oya hari n'abanga kubyara kumva hari n'abanga kubyara b'abagabo bakigira mu butinganyi hari n'abagore banga kubyara bakajya mu butinganyi kandi mu by'ukuri muri Bibiliya hari umurongo urimo ngo warimburaga Sodoma na Gomora biranditse sibyo abari barimo bose n'abari baranze kumva bibisambo babarozi ndetse babapfumu n'abandi bashushaganye Imana barimbunye na Sodoma na Gomora bose bararimbutse birarangiye ari umuteganyo wagiye gusezerana mu gihugu kine naga ari mu Rwanda ngo tumira abagabo bose n'abasore beza abasore batinganya bari beza bari makyanoze none bararembura ijisho kurenza ngewe urumva none bajya gusezerana bagenda bazamura ibendera ryabo urusengero rwitarawe nta n'umwavuye urumva iyo nkuru ntabwo ndayizi cyane Imana ibireba urusengero rwose bahise bapfira reba icyaha bapfiriyemo Imana ko yaremye ko yaturemye kavuga uti harimo umukobwa harimo n'umugabo mu nda kandi tukavamo twarabana tukarebana icyoroshye niyo bintu babizaniye ikisha niba Imana yabahaniye icyarimwe nukuvuga ngo reka nkubwire wa munyamakuru wowe warayenze uruhaniro yewe ntabwo Satani akiguhaniye waramucitse abo bagabo bajye mbishora mu butinganyi baba badashaka no kubana n'abagore ese byaba ari uguhunga inshingano by'iki gihe kuko nose habamo amafaranga mu butinganyi urakoze ikibazo umajije kiroroshe kwishyura ibyo urabona inshuro nyinshi hari abantu batinya kubaka b'abagabo ndetse hari n'abagore bakita bahitamo kujya mu buraya urabizi ko inshuro nyinshi muri Sodoma ndetse na Korodoro ndetse n'amademba ahantu hose urabizi ko indaya zabayeho ku bwinshi sibyo harimo n'abana bantu birirwa bafunga sibyo yego n'abategetse bagera muri Korodoro nta n'abatinganyi batagera kubera ko abatinganyi baricuruza no ku mihanda baba hari ubwo bagenagena n'injoro barabishyura se hari abatingana bishurwa hari n'abatingana no kugira ngo bishimishe oya ngicyo gihe ukoraga muri rwego yewe nateraga nkanaterwa ni ubuhamya batumva ko nabisubiyemo ntabwo neze kubisubiramwo yewe nateraga nkanaterwa urebye nge nabikoraga mu buryo bwo kwigishimishamo ntago wigeze ubikora mu rwego rwo kubikuramo inyungu nk'ababijyamo bavuga ngo bagiye ari naho byagiye bibaho gake ariko nkasanga n'abantu nkabivuyemo nta kintu na kimwe amariye nkasanga ni ibintu by'umuvumo gusa nta control mfite yabyo ariko ikibazo warumbajije nacyumvise impamvu abenshi bajya mu butinganyi bitandukanye na wundi wabivukanye kuko hormone bibaho ku muntu avukana nyamweru bibaho ko umuntu avuka afite ubumuga bibaho ko n'umuntu avuka afite ikibazo mu mutwe bikabaho ko n'umuntu avuka urebye ari umumetisi cyane rero hormone uburyo zimeze zitandukanye n'umuntu wabyishoyemo wabyishoyemo hari igihe abyishuramo avuga ati ngo ubutinganyi burimo amafaranga ubutinganyi ngo burimo amafaranga ngo nabujya ngo arayitakira kubera ko hari abatinganyi bo hanze baba bakize bafite amafaranga duhereye kuri bano basemungu bagiye kwiba mu bigo byo hanze
bagakira bakarongorana n'abazungu bagakira ariko hari abantu babijyamo ngo harimo amafaranga ngo no kubijyamo ngo ariko ngo reka numve ukuntu bimeze yego bagashiduka byarangiye kandi umuntu mubikoranye tajya ahita gutaranga isi yose ntago abigira ibanga wowe se ariko gutanga kandi nta kizagusanzemo mubikorana rimwe gusa bitabiranga Satani akorera mu isi naganyaka ajya mu ijuru ijuru ntabwo bitaranga nubwo tuvuga kubera ibyiringiro gusa ko tuzi ko hari ijuru ririmo Imana ni ibyiringiro bitubamo ariko Satani we mu isi aba ari n'abe basimbukana nta bintu bikaze ubwo ntabwo twashingiraho tuvuga ko hari bimwe mu biyobyabwenge bikoreshwa kugira ngo abantu bisange muri ibyo bintu buriya nta byaba bihari mu butinganyi ntabwo byabura kuko nanjye nakoresheje droge nyinshi bwa buryo hari kontra basinya mu butinganyi bamaze iminsi bananuka ndetse inshuro nyinshi bakambye ati nguri kutumenera amabanga y'ubutinganyi hari kontra basinya kugira ngo uzajye uryamana n'abagabo 4 ku munsi cyangwa 8 iyo wajyanye n'abagabo 4 ku munsi cyangwa 8 niko barusha kuzamurira ka kontra kuri wawe no gusa ariko ya mafaranga baguha kuri wawe no gusa cyaka niyo mpamvu hanze kubyibuka ngewe nese nyene ngewe wenda ngewe bari barankamuye amaraso narashizemwo yagushizemo rwose burya no mu batinganya harimo n'indwara bita imitezi y'imbwa habamo n'imitezi y'imbwa nambe ko iriya ndwara y'imitezi abantu benshi barabizi ko ari indwara zikunze kuba mu mibonano mu muryango wacu ntabwo tworoye nagatwara rwose naje mbere nkanza kuvuga ati umugore wanjye avuka Itabagwe kwa Yago nkavuka Nyanza mu Mubami ariko mu nka ariko ikintu nkundira yavuze kuyihagarara oya mu Mubami kuko havutse abantu mbakubwire ari ikintu ndi kwibuka buriya buretse mvuga buriya nzovu arihore ngo ngira umugore wanjye avuka Itabagwe cyakora n'abasitari koko umugore agavuka kwa Yago abasitari ngo Yago niba ari mu byara uri mu byara oya ngo sinzi ikintu bapana ngo umugore yashatse niba ari ako nzovu zatuma baragurira umugore nkuko baroze Yago urumva gusa reka mbabwire wa munyamakuru uretse wa kintu arangije ngo nzovu ngo nuwi Nyanza ngo mu Bami mu Rukari ariko noneho twaragiye ngo tugiye gukora y'indirimbo nyine nzovu akavuga ati nimuca hano ni iwacu turagenda twaje dusanga icyapa umuntu wari utwajyanye ntabwo yigeze ajya mu Rukari kusaba uruhushya nigeze ajya Nyanza kuvuga dusanga ngo stop raga ni mwanjegera muri stop iri kutubuza ya gusa reka bavuga ati sinabwiye ko murengegera muri n'abatwa ati kambere ku buryo njyaye iwacu uri mu Rukari abarindi abantu bahora bavuza ingoma hari n'inka noneho twajyana mbwana rero wasubiye iwanyu n'ubwo iwanyu ari intuza harya ari wowe wakina imbutsira muntu wigeze nkubwira ngo twajyanye mu Rukari bakadusora witwa ngo ni wo mu Kabagari agatere wari mu Kabagari aguru w'Inyanza ngo dutaye dukozwe n'isoni tugatambuka twajya gushutingira ahantu gutya ngo hano ngo ni mu Rukari zafati nabwiye ko nari wacu nago mwemera kwakandagira cyangwa tugarutse ariko noneho twagiye twumva byinshi kabisa yagiye tuganiriza byinshi ku bijyanye n'ubutinganyi n'urubyiruko ruri kubyishoramo uko biri kugenda noneho ese ubona ari izihe ngamba zafatwa cyangwa se ubona ari ikihe kintu wagiramo inama urubyiruko kugira ngo bave muri ibyo bintu bagane inzira nziza cyangwa se bajye mu murongo muzima urakoze cyane ariko mbere yuko gusubiza icyo kibazo reka maze nkubwire imbogamizi mfite muri urugendo rw'agakiza yewe mfite abakristo benshi tujya duhurira mu rusengero hasanga nabo nabatinganye abandi nkasanga baracyangwa itabi abandi nkasanga baracyangwa inzoga bita ibyuma sibyo ugiye kubacira urubanza oya n'uburyo bwo kunyerera imbuto n'urubyiruko oya bagomba kuza kuko iyo utaje ngo mve ijambo ry'Imana ntabwo ahindukira mu buriri ntabwo yahinduka muri uri kumwe nawe mwenyine muri babiri ko mufite imyumvire yanyu ariko yonje na mu rusengero hajyamo abanyabyaha ikibazo nuko bucya bukongera bugakena ntabwo baza ngo baje guhinduka ahubwo buri munsi bajya gusenga ariko nkabasanga mu byaha impamvu mbizi nuko rimwe na rimwe dusigaye duhurira mu rusengero uyu munsi yo mu materaniro no mu materaniro tukanahahurira ariko ugaca nkongera nkabasanga muri byabwenge sibyo oya bazavayo ubwo babwire yego bazava sibyo nanjye ntabwo ndi kubacira urubanza ariko icyo ngewe ndi kureba ubu tuvugana abakristo ngewe bakafasha akaboko bangira inama kuko ngewe ndi umwana mugakiza
ntago ndamenya aho nerekeza urebye ndacyari ikibindi kitagira ingati sibyo ajya Bibiliya irigishwa sindabatizwa nubwo abantu benshi baba barango nitwa Pastor Kayusi ariko ngewe burya umutindi arutica yabaye sibyo niba narabatizwa aba ntari imikwa utwa ngo nanjye nakubye ni inzozi ntabwo nitwa Pastor ego ndikumva nuko utari gendota kumva ni ngoma za gutya nzaba Pastor cyangwa Pastor Kayusi ariko rero ibyo bintu barakoze okay ya inama ndibugire noneho inama ndibugire ku bantu bishura mu butinganyi no mu buraya ya n'abantu bashora burukoza soni muri magambo makenye sibyo n'abandi baducira imanzi sibyo yiki inama nagira abatinganyi bishura mu byo butinganyi bazingurimwa amafaranga sibyo nukuri nakubeshe ubutinganyi ukimara kubujyamo ikintu cya mbere banza guhura naco nimbwa y'imitezi icya kabiri ni sida icya gatatu urafungwa ego ibyo babyumvishe nk'abanyeshuri mwe harubyiruko abanyeshuri n'abatuvuna cyane ko nirwo rubyiruko dufite yego abanyeshuri n'ukuri bariga bakagira ubwenge urumva noneho kugira ngo muve ku ishuri murangize kwiga mutangiye kujya mu butinganyi mubaza ababyeyi banyu twe n'umubyeyi uyahora kubera umwana we akaba umubyeyi uri umwana umwe cyangwa umukobwa n'umuhungu umukobwa akajya abwira musaza ati twikene bakanikundanira kubera iki basangira ibiyobyabwenge bavina imwe ari babiri kuno twigendere noneho bajya umukobwa umuhungu agafata abakobwa umukobwa agafata abahungu kandi babizanye na musaza bakaza gutahira rimwe kugira hatagira undi uva mu wundi mu rugo mwaba nimutubabarire urubyiruko duteze igihugu cyacu imbere kuko umusaza yaduteje imbere nanjye ntago nasaga gutya musaza mvuga n'abasaba igihugu cyose kigira abasaza ariko na badata n'abasaza na data wacu n'umusaza ariko cyane cyane Perezida Kagame uriya dukoreye umuti nuko uriya dukora umuti yadusirimuye nayo ubusirimu mfite sinari mbuzi n'urubyiruko nk'ubu ngubu nigeze numva muri radio niba ari sinzana ngo haje umushinga ushyira abanyeshuri 200 ntago abantu myamamarize kuko nuko mana byumvishe ngira ngo n'abatabyumvishe bazabirebe abanyeshuri bazarangiza kwandika kuri 30 200 bacikije amashuri bazabishyira amashuri babaye n'icyangombwa cyose n'icyo kurya no kuryama n'umuterankunga ngo wabivuze yabikize kuri radio ubwo urumva atari igihugu cyacu igihugu cyacu ni naciza kandi kiri kintu genshi muri igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bakiyoboye nawe yugumi Burundi sha naho ubwanje ari kubugira ndana nisa banyura umutinga kuza ngo ufate isomo by the way ntabwo ubuyobozi bwacu ntamwindura amatwara sibyo kandi ibintu byo kurwanya inzego z'ubuyobozi cyangwa ngo ibintu byo kurwanya umutekano sibyo ubuyobozi bwacu buragoragoza niba ikoze ikosa buragoragoza ntabwo buhaniraho sibyo kwa kuri ngo inkoni shikiri gufana gishikira ingezo sibyo ariko ubuyobozi bwacu ni bwiza hano mu Rwanda ubuyobozi bwacu ni bwiza kandi bwubahwe natwe tuzi abahindutse generahindutse ndiyizi kandi n'abandi bahindutse bari baramuhinduye ubwenge ubwo twajyanye kwa Yago bavuga ati ntabwo twakora n'umutinganyi birangiye uyu nguyu yagiye ku kiganiro nk'uko duhari ngo Yago ngo namutinze ngo namutobe kabuno ngo mutabura itako ngo rwose ngo namutobe pe ngo n'umuti wose Yago yabyumvisha ahita amufungisha yego byatewe n'uburakari igihe nagize byatewe n'uburakari igihe nagize ngo namutinze ngo ndamutingane namwemeza ngo mubona ari witabago ngo bana umutingane turatingana bayita ariko rero itudabaye ari kukubwira Yago aragira avuga ati ngewe n'ubusore bwanyu uriya musenze bwo ngiye yaranize nese ubu Yago ntabwo musaba imbabazi Yago namusabye imbabazi ariko yaranazimpaye na nisa aracaza imisaba nibyo byabo bavuga ati va mu byaha bibuzi mu gibuntu none se abastari wenda waba warabeshyeye baba ari nkabahe cyangwa se abo mwaba mwarabikoze baba ari nkabahe hari abo twabikoze bazwi harimo na ba IG sibyo abo nabeshiye byiwe pe nta nubwo yabihakana twese turabizi unabimukuyeho nta kindi kintu waba nkabona bakazi batoni yera babariya mu Musanze Gisenyi ariko abo nabesheye bo nibo bantu nakomeje gusaba ibibazo kuzisa hari Yago hari Dumba hari Godfather hari Jihadi hari n'uwo bita
Eric Semuhungu abo bose jewe narababesheye kubera kubakwashika kubera kubakunda yambitewe n'uburyo kijewe ubabonye wabapomora kubera ko jewe numva gamba bonye n'ababomora nkuko bivuze ariko kugeza isaha bifuriza umugisha ku Mana n'amahoro kubera ko narababesheye baguhereza ngo bagute nari nkiri mu ngeso mbi za Satani ariko ubu narahindutse nasabye Imana imbabazi nsaba imbabazi abantu bose yaragukoreye niyo Patrick nawe Imana imugwe umugisha yandirimbo twarembanye twangukisha yandirimbo kugira ngo gifite ubwenge none urabona ndi injiji ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho uretse uragenda uva ku gifite ubwenge ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ayiwe ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana erega ntitugipfuye kuko Imana idukunda n'ukuri tubayeho ku mugambi w'Imana abantu bavuga nk'abantu bagakora nk'abantu ariko Imana yivuze n'ukuri birasohora ashimwe ego abantu babaravunitse kugira ngo abantu bagere ku cyo bashaka bagere no ku buzima bwiza ya ego nk'ubu mutinganye nk'uko mutunga utinyutse ndemba twaririmbye akayibuka ari inyigisho ikomeye. Reka dushimire akagoroba ni bar resto iherereye i Kanombe wabonye ko ari ahantu heza iherereye Kanombe hafi hano Kanombe kera ngo habaga abantu kera Kanombe ni Kanombe hafi no kwa Habyarimana ugikomeza uburi ura muhanda Habyarimana yaratuye hariya naho matazangese n'ubwo kandagiye Kanombe n'ukuri pe none wenda Kanombe nayigendagamo ariko noneho hari izina mushyize mukandagiye mu mudugudu wacu aha hantu rero bahita mu kagoroba murabona ko hameze neza hari serivisi zihuta nyine urabona ko ni ibintu byiza cyane kabisa ariko kwaza nta kibazo ntago baduca amande cyangwa bavuga ati muje mwambaye ibirenge musubireyo yego nta giciro mu byo kuri bashyiraho yego mu byo kurya no kunywa nta birenze wabonye ko n'ibiciro byabo biri hasi navuze ngo biri hasi ariko nyine biri kuri standard buri wese yakigondera biri mu kigero cy'ikano cyane rwose murakaze cyane babwira ko mu kigo gukurikirana ikiganiro kuri mu rugo TV ariko mu rugo TV hari n'amandi bugire abantu yego cyane ko ibyo dukeneye kugira inama urubyiruko yicane mu rugo TV mwabagore nk'abagenzi banjye abana bayo nimubarebe kandi namwe muri abagabo n'abagabo barabo hari ingeso abagore bafite umbase hari ingeso abagore bafite mu minsi mikuru murabona tuzabakora n'umutitwa ibyo ndimo ndibaza nyine none hari ingeso abagore bafite sibyo zo kutihanganira urugo kandi barashetse barateye n'ivi urabyemera nawe bakumva ko nibajya mu rugo rw'umugabo ari uguhangana menya kuri igitsina gore umugabo nami ndiko igitsina gabo nyene tuna muri biriya biravugwa ubaho umugabo wawe sibyo ikindi cya kabiri hari umukobwa navuze hatunza agatoki hano hanze muri rusange badashaka gukora imirimo y'amaboko sibyo ngo bajye no gukorera imyuga bakumva ko bashaka kugira ku bintu batarabihuye sibyo bagahitamo gucuruza imibiri yabo sibyo hari n'abandi bavuga amagambo y'urukoza soni bakanacuruza n'amavideo yabo y'urukoza soni bakambura ubusa kugira ngo babigaragaze hano hanze sibyo ibyo byose nabibayemo sibyo hari n'abandi bugire bano bakristo bitana ngo n'abapasteri bano bakristo bagenzi banjye nasanze mu gakiza sibyo bari gukomeza kundwanya